nubwo umubyeyi wamubyaye amuzinukwa. Ngende umwe mu bantu bagomeye ababyeyi, mama akuraho ibere ryanyonyeje aramvuma, amvuma imivumo yo kuzapfa nabi, kuko nyine nawe wabikora. Narakagegera kabi cyane, mbateza inzara kandi bahinga, basarura ibishyimbo byose, nkajya mfata hari ibishyimbo nkasimbuza amavoka mabisi, hanyuma hejuru nkarenzaho ibishyimbo nk'ibiro nka 3, bakagira ngo ibishyimbo biracyuzuye kandi ibishyimbo byarabaye amavoka. Rero ubanza umenye ikibazo ufite wowe ubwawe. Amen, amen, amen. Wowe ubwawe ubanza umenye ikibembe ugize gute ufite, hanyuma numara kukimenya icyo ufite, usange umukiza. Yesu ni umukiza. Hanyuma umubwire, umuririmbyi yaretse kuririmba, arababwira Yesu byose ni inshuti yawe. Haleluya! Yesu Kristo. Kugira Yesu ni ukugira ubuzima. Amen. Ubuzima. Kwizera Yesu ni igishoro cy'ubuzima. Tuhereze Yesu icyubahiro. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratumva. Abanyakaciro, ndongeye ndavuze ngo Imana twaje gusenga ni Imana y'imirimo, ni Imana y'ibikorwa. Ibintu biyiranga, irangwa no gukora kandi irakora. Nasomye muri Yesaya haravuga ngo nige mukiza kandi ndakiza nkabigaragaza. Imana, haleluya, haleluya. Imana twicaye imbere irakiza ikanabigaragaza. Kandi nagira mbatangarize ko Imana yacu mu gukiza kwayo ntabwo yoroshya. Oya, ngo yorohewe. Oya, ugiherekeza. Ujye ureba abadayimoni b'icyaha runaka. Niba ufite umujinya, hari dayimoni ishinzwe kurinda uwo mujinya ngo utagushiramo. Ukwiriye kujya imbere y'Imana rero ukabwira ngo Yesu, uyu mudayimoni w'umujinya, imbaraga zawe ziwutsimure muri nge kugira ngo sigarane amahoro no kuvuga neza. Niba uvuga nabi ubwiye kuko Yesu uti Yesu nyize uyu mudayimoni wo kuvuga nabi. Muvuge ngo amen. Hanyuma rero nirirwa imbere y'Imana niyirije ubusa ndasenga, ndangije numva mu masaha ya 11:30 saa 12 numva ni umuntu aje muri ngewe antera. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Murakoze cyane, tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Dushimiye mwarimu wacu twese uburyo Mwuka w'Imana yamuganirije akabona ko nanjye nkwiriye kongera kugaruka uyu munsi kugira ngo dusangire iby'Imana yaduteguriye. Ndamushimiye, Imana imuha umugisha. Dushimiye komite yose y'icyumba hano bahuje umutima kugira ngo byose bigende neza. Bakomite, Imana ibakomereza amaboko. Abaririmbyi bahano mwese mbatuyeho umugisha w'Imana. Hanyuma namwe mwese mwavuye mu nce zitandukanye, turabashimiye kuko mwagize umuhati wo kuba imbere y'Imana, kuko imbere y'Imana ni heza cyane. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo mu nzu yawe Mana ni heza, hatonyanga imigisha ni heza, aravuga ngo ndahakunda ni heza. Amen. Rero tubahaye intashyo z'ahantu hatandukanye, twagiye kugabura ijambo ry'Imana. Abera bagiye baduha intashyo, muzakire mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Hano hari umucuranzi akora ku nanga kumva urahwereye. Imana iguha umugisha. Ashiramo rwose ukumva ibintu bimeze neza. Sinzi nk'umunsi mwamudutiza ariko wa 4 mwaba mukoze. Twazareba
dukuru tumutegera nubwo wenda ataba yabuze, ariko byibuze akaza agakoraho igahanga. Imana imumugisha, turaza kubivuganaho nyuma. Imana imumugisha cyane. Amen. Mu nzu y'Imana hararyoha cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Turasoma ibice byaho 5, turasoma n'umurongo waho wa 12 tugeze ku murongo wa 13. Imana ishimwe. Mana nanjye ndi hano. Dusome. Haravuze ngo bukeye ubwo Yesu yari mu mudugudu, haza umuntu urwaye ibibembe byinshi. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati, databuja, washaka wabasha kunkiza. Yesu arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka, gira gute? Muri ako kanya indwara ye imuvamo. Amen. Dusoreze muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Turasoma ku bice bya 8, igice cya 8, umurongo wa 3. Haravuze ngo, Matayo igice cyaho 8 umurongo wa 3, haravuze ngo arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka, gira gute? Kira. Amen. Turebane rero. Twashoje gusoma, uza gukenera gukomeza gusoma araza gukomeza twatashye cyangwa se mu wundi mwanya. Ariko hari ibyo nari naje nateguye, ariko numva umwuka arabihinduye. Gutegura nibyo kumuvuga butumwa, ariko umwuka wera nawe abafite icyo ari mwarareba gikwiriye. Amen. Amen. Hanyuma kuvuga biremewe, kuko ntekereza ko niyo twavuye hano turavuga ndetse cyane mu buhoke, kuko turi imbere y'Imana itwitayeho. Haleluya. Turi imbere y'Imana itwitayeho. Imana twicaye imbere itwitayeho. Hanyuma mpawe ijambo rivuga ngo gukorwaho n'ukuboko kwa Yesu. Ukuboko kwa Yesu, umuntu yaje uyu munsi gusenga, Yesu Kristo umwami yiteguye kugukoreshaho ukuboko kwe muri iri teraniro, kugira ngo ibibembe byawe wazanye nubwo byaba ari byinshi, ukuboko kwa Yesu kurabikiza. Haleluya. Rero muri no minsi dufite ikibazo rimwe na rimwe, usanga twaje gusenga ariko rimwe na rimwe tutemera ko ibyo tujemo bibasha kugira ikintu bikora, ariko Imana ikongerere kwizera. Yesu gukora kwe ntabwo bigombera iminsi, ntabwo bigombera amasaha, ntabwo bigombera ngo inama zirinde guterana ngo se ngo turabigenza gute. Yesu ubwe arihagije mu buryo bwose, kandi uhereye kuva kera Yesu ari uko yahoze. Yesu ntahinduka. Iyo yageraga mu iteraniro yakoraga imirimo, kuko Imana yacu twicaye imbere si y'amagambo, Imana yacu twicaye imbere ni y'imirimo. Muvuge ngo amen. Imana twicaye imbere si y'amagambo. Oya, torero muri kunyumva? Imana twicaye imbere si Imana y'amagambo, ni Imana y'ibikorwa, ni Imana y'imirimo.
muyihereze icyubahiro, ni Imana. Ndabizi neza ko bitewe n'ikoranabuhanga tugezemo isi izadukurikirana. Abantu benshi bari hanze nabo tubahaye ikaze tubahaye ikaze. Abantu bo hanze bari mu nce enye z'isi tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi tubatangarije ko Imana yacu dusenga si Imana y'amagambo, ni Imana y'imirimo. Abanyakaciro ndongeye ndavuze ngo Imana twaje gusenga ni Imana y'imirimo, ni Imana y'ibikorwa. Ibintu biyiranga, irangwa no gukora kandi irakora. Nasomye muri Yesaya haravuga ngo nijye mukiza kandi ndakiza nkabigaragaza. Imana, haleluya haleluya, Imana twicaye imbere irakiza ikanabigaragaza. Kandi nagira mbatangariza ko Imana yacu mu gukiza kwayo ntabwo yoroshya, oya ngo yorohewe, oya. Iyi Imana igukijije iragukiza ku buryo nawe ubihamya yuko Imana yagukijije cyangwa se yagukijije. Niba igukijije igifu irakigukiza ku buryo ibyo utaryaga ubirya. Abo turi kumwe, haleluya. Iyo Yesu akoze arakora mu rwego nawe umenya ko Yesu yakoze, kandi n'abandi bari bagufata ukundi nabo bagasobanukirwa ko Yesu yakoze. Aherutse kugera ku muntu w'umuhungu yavukanye ubumuga bwo kuba n'amaso yavukanye. Hanyuma abazi kuvuga cyane babaza Yesu, baramuha ngo Yesu, muri uyu mudugudu wacu dufite ikibazo cy'ababyeyi babyaye umwana ariko utagira amaso. None se mwana, ni ababyeyi bakoze ibyaha byatumye uyu mwana babyaye avukana kutagira amaso? Kabiri, ese yaba ari uyu mwana yakoze ibyaha? Turi kumwe? Yaba ari uyu mwana yakoze ibyaha kugira ngo bimuviremo igihano gituma avuka nta maso agira? Yesu arabasubiza arababwira ngo ntabwo ari ibyaha ababyeyi b'uyu mwana bakoze, kandi ntabwo ari ibyaha n'uyu mwana yagize gute yakoze, ahubwo ibi byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Bibiliya iravuga ngo Yesu yunama hasi ngo yegeranya agataka agaciramo amacandwe, ariko Yesu uri umugabo. Mu macandwe ya Yesu havamwo amaso y'umuntu. Donc Yesu aho koze umugore, igihe duherukana nababwiye kuntu umugore yizeye kumva ibya Yesu ukabyizera bikiza icyago. Niyo magambo twaganiriye, kumva ibya Yesu ukabyizera bikiza icyago. Uyu mugore twaje kureba ngo amaze kumva amakuru y'ibyo Yesu akora, ariko mwavuze ngo amena, ngo yizera mu mutima ataranagenda. Aravuga ngo uyu mugabo numvise imbaraga ze, nubwo nakora ku ncunda z'imyenda ye nabasha gukira icyago cyanjye. Uko kubyizera aragenda yakoze ku myenda ya Yesu. Uwo mwanya icyago kigira gute? Tugire gutya, Yesu arashoboye. Nimuvuge ngo Yesu arashoboye. Isi yose bimenye ko Yesu wacu ashoboye. Abari hano tuzamure haleluya. Yesu wacu arashoboye. Imana Yesu Kristo. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo ukuboko kwa Yesu kugukoreho, kandi mujye mubivuga nk'abantu muri imbere y'Imana. Ntabwo turi mu kimina, ne turi no mu itsinda, turi imbere y'Imana ishobora bingahe byo. Umuyobozi wa gahunda yatubwiye ngo umuntu wese yishiremo yiyumvishemo yuko iyo yicaye imbere ishobora bingahe. Iyi takita iyi twicaye imbere ishoboye byose. Mu bakobwa irashoboye, mu basore irashoboye, mu babyeyi irashoboye, mu bagabo irashoboye, mu bize irashoboye, mu batarize irashoboye, mu barebare irashoboye, mu bagufi irashoboye,
mu netika ya manda, mu mfubyi irashoboye, mu bapfakazi irashoboye, mu bantu batuye heza n'ahatari heza Imana irashoboye, mu bafite imiryango n'abatayifite Yesu arashoboye. Abari kumwe nanjye dutere haleluya. Yesu Kristo aradepira Imana yasika chimama taya mini Imana yasika litaka ya mando. Urakoze man taya minima urakoze tangone kita pili Imana ya fansoma. Yesu elima turagushimiye takita turagushimiye mwana. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Arashoboye Yesu, mubize Yesu arashoboye, no mu batarize Yesu agize gute? Arashoboye. Ahimbazwe ukuboko kwa Yesu mama kugukoreho, ukuboko kwa Yesu kudukoreho. Kandi iyo mbabwira nanjye mba nibwira, ndatangaza ko ukuboko kwa Yesu iyo kugukozeho kugira ibintu gukemura. Bibiliya yatubwiye iki? Yavuze ngo nuko amanutse mu mudugudu umwe ngo haza umuntu ufite ikintu cyitwa ibirembe ngo byinshi. Oya, ibirembe byawe uko bingana kose, uko byaba bingana kose, indesho byaba biresha yose, ubugari bw'ibirembe waba ufite byose, ukuboko kwa Yesu ukuboko kwa Kristo umwami uwadupfiriye akatuzukira, ukuboko kwe kubasha kugukiza ibibembe byawe uko bingana kose. Bibiliya iravuga ngo uwo mubembe arabimenya ko abembye. Icyambere umuntu wese ari hano ndamusabye kwimenyaho ikibembe cye, ubanze umenye ikibazo ufite wowe ubwawe. Amen. Wowe ubwawe ubanze umenye ikibembe ugize gute ufite. Hanyuma numara kukimenya icyo ufite, usange umukiza. Yesu ni umukiza. Hanyuma umubwire, umuririmbyi aherutse kuririmba arababwira Yesu byose ni inshuti yawe. Yesu ni inshuti. Hari ibintu iyo tugiye kuganiriza abantu kugira ngo badufashe mu bintu runaka, hari ibintu rezima ukamanyuraho kugira ngo utabivuga byose, hato namara kumva ido n'ido ry'ibyawe adahava kuhinduka uvuga ibintu bibaza, sibyo? Ariko Yesu wacu akeneye ko ibikuzuye wowe umubwira byose hatabuzemo na kimwe, kubera ko mu kuboko kwa Yesu harimo imbaraga zimubashisha gukiza umuntu wese uguhuye n'ikibazo agize gute afite. Yesu twicaye imbere ni umunyembaraga. Ariko mwami wanjye w'amahoro, ndakwinginze muri biteraniro turimo takiyamando wiyongere wigaragaze. Hari igihe abantu babonye Imana ariko uyu munsi yongera kwiyereke. Mwamvugiye ngo amen. Yesu yongera kwiyereke. Iyo usomye Yohana 21 haravuga ngo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be. Yesu yongera kwiyereke, Yesu yongera akore, Yesu yongera agira ikintu atikura kugira ngo umenye ko imbaraga za Yesu zikiri za zindi, kuko Imana yagukirije bya bindi nawe yagiye iracyahari. Uyu munsi ukuboko kwa Yesu kugukoreho, ikibembe wazanye imbere y'Imana ni
hakita nigihure n'ukuboko kwa Yesu, nigihure n'ukuboko kwa Yesu. Yo abari mu isi yose bakurikiranye imbaraga ziba muri Kristo, ndasaba ko ikirembe cyawe ufite gihura n'ukuboko kwa Yesu. Umuntu wese ufite ikibazo gikomeye, umva muri bindi aherutse kuririmba aravuga ngo Yesu ni byose kumufite. Komeza ubane n'Imana gusa, Imana irakurinda, iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Numva mu mutima mfite mu haleluya, muranyakira? Ya ubwo nawe arantanze. Haleluya! Yesu Kristo. Kugira Yesu ni ukugira ubuzima. Amen. Ubuzima, kwizera Yesu ni igishoro cy'ubuzima. Tuhereze Yesu icyubahiro. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratumva. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura tuti dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratumva. Banyakaciri, dufite Imana yumva gusenga. Mwayizamurira ibiganza. Yo kabyara. Dufite Imana yumva amasengesho. Iyo twize igize gute zamura haleluya. Irabeli ya sasoma irakomeye. Muri njye herutse kuririmba hishuriwe neza, haravuga ngo abari mu mababa y'Uwiteka naho isi yahinduka, twebwe tugize gute? Turashinganye. Amahema yawe Mana ni meza. Imana ifite amahema igibambira abayakobo. Turishime. Uyu mubembe abwira Yesu ngo Yesu, wabishaka mwami, wabasha kugira gute kunkiza. Uwo muri ako kanya Yesu arambura iki? Yesu arambura ukuboko kwe ngo amukoraho. Gukoraho byonyine nta kindi yakoze. Arambura ukuboko ngo amukoraho, arangije Yesu avuga ijambo, aravuga ngo ndabishaka agira gute? Akose ibi bintu byakorewe abiriya, twebwe ntabwo byadukorerwaho. Abizera ko Yesu agikora tugire gutya. Yesu arakora. Turi abagabo bo kubihamya. Amen. Turi abagabo bo guhamya ko Yesu akora. Maze imyaka myinshi data yarinze yitaba Imana ataza homba. Kuva 2014 kugeza izi saha, bashiki banjye ntibaza ahantu ndi, mama ntaza ahantu ndi, imiryango yindi ntiza ahantu ndi, ntibaze ngo ndarya, ntibaze ngo ndaryama, ariko Yesu wanzanye.
Haleluya. Yesu wa wundi utanga amasezerano azi aho ndyama, icyo ni cyambere. Azi uko nambaye. Mana urakoze. Turashimira Imana ko twambaye. Haleluya. Rero Yesu ni uvuga ijambo ntisigare iyo yarivugiye. Irindi jambo ryayo ibihe n'ibihe rinda n'uwo yaribwiye kugira ngo izarisohoze. Yesu arinda ijambo. Jye nitwa Ivuzimana. Hanyuma rero iryo zina naryo numvise ari sawa, ariko nabajije mama arambwira ngo Imana yaramusanze iramubwira ngo umuhungu twite uzamwite Ivuzimana Izayi. Nubwo nabanje kuryonona nyene nk'abashabani, ariko nyine mu ijuru bari barizi ko batanze ijya Yesaya ijya Izayi. Ariko Imana ihabwa icyubahiro kuko yanzanye mu rusengero. Hanyuma kubera iminsi mibi umwanzi Satani yari yaradushizemo adufatiramo, iyo tutagira Yesu twari kugwayo. Ndashimira Yesu waje. Haleluya. Yesu yanyijije ibibembe by'ibyaha nari mfite. Naje mu rusengero ndi mubi cyane, nari ingegera, nari umugome, nari mubi, ntekereza ko nabivuzeho. Ariko Yesu mpageze ibibembe by'ibyaha nari mfite byose agira gute? Arabinyiza. Yesu mu bibembe ajya ashobora no gukiza, ashoboye n'ibibembe by'ibyaha. Yesu niwe ukiza abasinzi babaye bakanyota, inyota ikabashiramo. Afite imbaraga zimubasha gukiza umusambanyi wananiwe n'ubusambanyi. Yesu akamwinjiramo akamukiza icyaka cy'ubusambanyi. Umudayimoni w'ubusambanyi Yesu akawutumura, ugasigara ubivuga mu mateka. Yesu afite imbaraga. Yesu afite imbaraga zo gufata umuntu wari umugome, akora iby'umugome, ari umunyamahane, ari umurozi, Yesu akamukiza kuroga. Hari umugabo w'umwarimu yahoze ari umurozi, yararoze kugeza n'ubwo aroze umugore we amugira umusazi. Yitwa Karinijabo. Yari umurozi ku buryo atera ibishyimbo nonaha bigahita byera bigakura neza bakamusarura ako kanya. Iyo ubuyobozi bwazaga kumushaka bitewe n'amadega yakoze, kuko yakunda no gukubita ngo abakobwa ngo bambaye nta sujipe bafite, iyo bazaga kumufata yahitaga aguruka akagwa mu wundi murenge. Iyo rimwe aratanga ubuhamya urumirwa. Ariko uwo nawe Yesu aramufata amukiza kuroga, kugeza n'ubwo nyine Yesu amaze kwinjira uburozi yari yararoze umusazi we, umugore we amuroga ibisazi. Yesu yaramukijije, n'ubu niwe bari kumwe. Ibyo rero ndashaka kuvuga ko Yesu afite imbaraga zo gufata umunyabyaha akamuhindura. Haleluya. Yesu afite imbaraga zo guhindura abanyabyaha bagahinduka bakaba babaye ibyaremwe bishya. Mbibutse ko n'ubwo ibigo by'ingororamuco bakomeza kongera amasare, nta kindi kigo cyagarura umuntu wananiranye keretse iki kigo cyacu. Iki kigo cyitwa Nderabugingo ni iki cyonyine, nicyo umuntu ageramo yarananiranye Yesu akamuhindura, kandi amuhinduje urukundo amukunda. Namvugiye ngo amena. Yesu yarandokoye. Hari igihe umuntu akora ibyaha kugeza n'ubwo umubyeyi wamubyaye amuzinukwa. Nde ni umwe mu bantu bagomeye ababyeyi. Mama akuraho ibere ryanyonyeje aramvuma, amvuma imivumo yo kuzapfa nabi, kuko nyine nawe wabikora.
narakagegera kabi cyane, mbateza inzara kandi bahinga, basarura ibishyimbo byose, nkajya mfata hari ibishyimbo nkasimbuza amavoka mabisi, hanyuma hejuru nkarenzaho ibishyimbo nk'ibiro nka 3, bakagira ngo ibishyimbo biracyuzuye kandi ibishyimbo byarabaye amavoka. Rero nabaye ingegerayo mu rugo, ndiba n'isahani yo mu nzu ndayitwara, n'imiringiti nkabitwara, n'inkoko mu rugo nkazitwara, ndabajujubya. Ntabwo natekaga, sinatashaga, sinavomaga, nta kintu nari mbamare, nari cyo bita ikirumbo mu muryango. Ndibuka igihe kimwe papa yakoreye amafaranga ahantu bubaka ivomo, aho bavomera donc amazi ya Rusengo, n'akabarundi bayita ahantu nyine sinzi mwe uko bivuga. Hanyuma akuzamo kurwara malaria y'imisaraba 4 kubera umunaniro mwinshi. Ndangije nagiye kwima umuntu, sinavuga kumutuburira kuko umutubuzi ni Yesu, nawe abandi ni abajura. Noneho ndagenda nandika urwandiko, nshyira umucuruzi yarafitanye ubumwe n'undi mucuruzi wo muri quartier twari dutuyemo, mwaka amafaranga 25,000 ngaragaza ko hari ngo akamari ngo abonye vuba vuba ngo agiye kugura, ngo none ngo akabamuzeho 25. Hanyuma nyine murabizi ko Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha nta n'imbebya agira. Nyine ndagenda namwiyegereza cyane kugira ngo adahava nabitekerezaho, nuko akimara kugasoma akora mu gasaka hano ama inoti 5 za 5. Ndangije ndagenda kuko nyine nta ingegera ibyo zirya birigaragaza. Umva amandazi yajyaga nzuzugura, hanyuma mpageze ndya amandazi, ndya inyama. Abandi bagabo batinya kurya brochette, ariko bakareba ingegera y'Imayibobo irimo irarya brochette nyenye zine n'amandazi na zingaro, ibintu byose ndya mfite igifu wagira ngo cyarakwedose. Najya mwishura inoti ya 5 abandi kugira ngo abana baryame barinda gufata inkoni. Hanyuma rero barangiriye, ndangije ndavuga nti Imana imbabarire dakora umurimo wayo neza, Imana imbabarire intege nke zo gusoma ijambo ry'Imana, nibyo byaha basigaye batora kandi gwa nyina wago ndaruzi ko narukoze, ndagwihorera nduca ati kutubera amaso ubugingo. Umuntu uzumva avuze icyo kintu zamenye ngo harimo gasoro nyinshi, nuko ndabivuga mbirangirizamo, nuko ati n'ibindi ushobora kuba nibagiwe byose Imana igire gute imbabarire. Umwuka aramubwira ngo ibyo yihanye sibyo, ahita yongera araniga 2. Nuko yongera kuniga rero amfata neza, numva ngiye gushira mu mwuka, ndabona ntimbabarira mbivuge neza. Hari igihe abantu bazabivuga neza umwuka yamanuze. Imana itugirire neza. Rero ndangije rero mfata umwanzuro ngi imbere y'Imana njya gusenga, ndayibwira ngo sinkeneye kuba mu rusengero ikivuzwe cyose ari ngiye gitsinda, ndashaka kunyiza icyaha, uri Imana ifite imbaraga. Mwavugiye ngo amena. Ndangije njya mu bihe byiza byo gusenga, ubugari ndabureka, ifiriti ndayireka, njya mu masengesho, njya kurira ubugingo bwanjye buri mu icyaha ngo Yesu agitumuremo. Narababwiye ngo icyaha cyose kigira umudayimoni ugiherekeza. Ujye ureba abadayimoni b'icyaha runaka, niba ufite umujinya, hari dayimoni ishinzwe kurinda uwo mujinya ngo utagushiramo. Ukwiriye kujya imbere y'Imana rero ukabwira ngo Yesu, uyu mudayimoni w'umujinya imbaraga zawe ziwutsimure muri nge kugira ngo sigarane amahoro no kuvuga neza. Niba uvuga nabi ubwiye kubwira Yesu uti Yesu nyiza uyu mudayimoni wo kuvuga nabi, muvuge ngo amen. Hanyuma rero nirirwa imbere y'Imana niyirije ubusa ndasenga, ndangije numva mu masaha ya 11 n'igice, 12 numva ni umuntu aje muri ngewe anteruramo ikintu cy'ikibuye kindemereye, akivanamo, numva wagira ngo sinzi ibintu bimbayeho,
nsigara numva nta n'ikiro na kimwe numva mfite mu mubiri. Ndangije numva kiratumutse kiragiye, umutwaro nanyikoyereye numva mvuyeho. Ngiye gusenga, nkomeje gusenga, Imana irambwira ngo mwana wanjye, icyo wasabye nagikoze, uhereye uyu munsi ndagutsindiye Satani. Yesu agutsindire Satani mu mutima wawe. Mukomere Yesu amashi ahabwe icyubahiro. Kuva uwo munsi Imana irangiza. Mudayimoni umva, ntukabe mu rusengero ufite ujya imbere y'Imana urire amasezerano yose wagira, ariko ukwiye kuyategerereza mu bwere bw'Imana mu mutima wawe. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Nsoza rero dusenga, nagira mbatangarize ko ukuboko kwa Yesu kubasha gukiza indwara. Ukuboko kwa Yesu iyo kugukozeho wari ufite icyangiro kikuvaho, Yesu akagushiraho igikundiro cye. Muvuge ngo amen. Ukuboko kwa Yesu kugera ku muntu utari ufite ijambo, ukuboko kwa Yesu kukamuhesha ijambo. Ukuboko kwa Yesu iyo kukuriho urakomanga ugakingurirwa, urasaba ugahabwa. Imana kwari kumuriho ngo arangije arasaba, amaze gusaba umwami ngo umwami amwemerera ibyo Nehemiya yasabye byose, ngo bitewe n'uko ukuboko kwiza kw'Imana ngo kwari kumuriho. Uwitwa Yosefu yabanye n'ukuboko kwiza kw'Imana muri gereza. Ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe, kumukura muri gereza, kumugira igikomangoma. Nagira ngo utangaze ngo muri biteraniro Yesu aramura ukuboko agukiza ikibazo wazanye muri biteraniro. Muvuge ngo amen. Tuhaguruke dusenga Imana. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie, mwambie Yesu, mwambie Yesu, indwara ufite. Muri kanya tugiye gusenga Imana. Ukuboko kwiza kwa Yesu kugukorereho muri biteraniro. Niba ari indwara ufite, bwira Yesu ngo hano mfite uburwayi bwananiranye, ariko menye ko mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ukoze ku muntu ibibembe yari afite bigira gute bikira. Yesu nkirize muri biteraniro. Dusenga Imana. Mana ya Isirayeli, Mana y'imbaraga nyinshi, Imana ivuga bikaba, ndashaka kumva amajwi y'abantu asenga. Usenge. Gusenga ni ukuvuga. Gusenga ni ukuvuga. Gusenga ni ukuvuga. Mubwire Yesu ashoboye byose. Niba ari n'igikundiro wari warabuze, ukaba wari uriho icyangiro, ukuboko kwa Yesu kugize icyangiro. Ikibembe ufite kibwire Yesu. Ukuboko kwa Yesu kurwanya ababisha bagahunga muri biteraniro. Yesu akurwanirire. Yesu Kristo arambura ukuboko kwe. Ni Yesu arambura ukuboko ku munyamadeni, amadeni akayarangiza. Yesu yarambuye ukuboko ahindura ubuzima. Yesu arambura ukuboko agukoreho. Ndagushimiye ntwari ya Yakobo, ndagushimiye mwungeri w'ubugingo bwacu. Ego jambo ryawe
dufite intego ivuga ngo gukorwaho n'ukuboko kwa Yesu. Aba bagore bari hano mwami, ukuboko kwawe ukurambure ubakoreho bakire. Karame mwami, karame mwami, karame mwami. Bano bagabo bari hano barumva bakeneye ku kuboko kwa Yesu kubarambukira kukabakiza ikibazo bafite. Abavuga butumwa bose turi kumwe hano, twese dukeneye ukuboko kw'Imana yera. Muri biteraniro turasabye mwa umuntu wari ugiye gukorwa n'isoni, urambura ukuboko kwawe gukorwa n'isoni birangire. Haleluya, haleluya. Taya minima nini tangone kride bavaye. Umukobwa ufite ubukwe cyangwa umusore ufite ubukwe, urambura ukuboko kwawe umushigikire Mana. Ababyeyi bagiye gushingiza, ubashigikire Mana. Ababuze uko babigenza